Yesu yababajwe bitavugwa, azira wowe nanjye nshuti yanyu byembere. Usome Bibiliya irakubera umuhamya, ibyaha byinshi wakoze nshuti yanjye ubyihane, urabona ubugingo buhora iteka ryose. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka. Mugashyamba ari wenyine abira ibyuya n'amaraso, asenga n'umubabaro, data niba bishoboka iki gikombe cy'indege ndabona bikomeye, yoherereza imbaraga yo gutsinda Satani. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka. Ku musaraba aho ari mashinyagurirwa, avuze birarangiye kubera ibyaha twakoze. Nikodemu na Yosefu bajya kuzana umuramo kugira ngo bawushyingure ku munsi wa gatandatu. Iminsi itatu yonyine asukana icyubahiro. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka. Mana yanjye yo mu ijuru, nzagukunda kugeza gupfa, nubwo benshi bakuvaho ariko njye sinzakureka.